mukaseko iyo migambi rwose nimba ari ku wayifasha umenye ko yakumira na rwose uko ndeba uko mfite abagore benshi nanje ubwanje kubisaranganyamo biri kunanira rero ikiriho cyo pe twarahuye nje nawe ko inkindi we takumva igitekerezo urugarave yatugejejeho kuko cyo kurumburura wakivugaho iki kira mata rugaravu kivuga imene ukuri buvuge nka kwihorera gusa kahure na macinya karindagira cyo hambara mva nimbere ubwo igena hereye unyumviye ubusa ayo mbabwira ko kuva uyu munsi mukanyana habaye umugore wanyu nabyumvise yego narasabuje Akaliza aragererewe urabizi neza ndibaza ko inkuru yakugezeho naraharitswe marikwa na murumuna wanjye ariko ni intambara uyu mwana Akaliza ntabwo amukunda twese tubiziranyeho ariko yumva ko nta mwana w'umukobwa wazungura imitungo ye ibanga ryanjye nawe izwi na murumuna wanjye ndetse nawe ubwo rero niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose nkamenya inkuru y'uyu mwana kandi akahabwa n'uburinzi kabone ngewe niyo bansenda cyangwa nkatabaruka ariko nkamenya ko umutekano w'uyu mwana urinzwe umutware we n'ibindi bindi ishyari rya murumuna wanjye ari we mwene mama twonse rimwe birakomeye kandi birakomeye cyane kandi sinshoboye guhangana uragendwa n'iki mukanya uragendwa n'iki uragendwa n'iki narinje kwambara uza kurogesha mukasekuru uragezwa n'iki narinje waruje kugira ute waruje kugira ute narinje mukasekuru urashaka kumurogesha oya narinje kumugira narinje kutavuga narinje kumugira kumugira ute kumugira ikimuga kumugira ikimuga kumugira ikimuga mufitanye ikibazo ki mukasekuru vuga mukasekuru kutavuga icyo nshaka nuko umutekano wa Akaliza waba urinzwe abagaragu bakamugaragira bakamurinda ejo n'ejo bundi rero ushobora kumva inkuru idasanzwe ariko zashyiramo imbaraga zishoboka nk'umugore w'umutware niteguye no kuba natanga igitambo niteguye kuba natanga amaraso y'ubuzima bwanjye ariko kugira ngo ndinde uyu mwana niyo mpamvu gira amata nkwihanangirije nkakubwira ngo uzagaruka mu ibanga iriya nkuru tuyirangiza menye amavuko y'uyu mwana menye n'icyo umupfumu yakuraguriye kuri uyu mwana hazaza ko ndabizi neza ko ari umwana w'igitangaza ariko hari byinshi ntazi
ngomba kumenya nkanasobanukirwa, nkarushaho kumushakira uburinzi bukomeye kandi cyane. Arimo arahigwa cyane, aragererewe pe, abanzi ni benshi kandi baryamiye amajanja. Ejo rero n'ejo bundi ntiwamenya uko byagenda, nkabona nitabye na rurema. Umubiri wanjye sigaye ncika intege cyane, sinzi ikibazo mfite. Uranyumvagira amata? Mukasekuru, vuga mukasekuru, kutavuga mukasekuru iki? mukasekuru niwe umutwara akunda, ubwo rero mangira ngo avemo abari ngiye usigaramo mukasekuru. Abari wosigara n'umwami? Yego nabyumvishe, usigarana umwami. Ushaka kumugira iki? Ikimuga? Yego. None rero mukasekuru, ugiye kugira ikimuga, ndagira ngo ngutume inkoko y'ibara rimwe. Uranyumva neza? Ndakumva. Uri kunyumva? Ndakumva mubyeyi. Ihene y'ibara rimwe, urukwavu rw'umutuku. Uri kumva? Ibyo bintu birakenewe, ubundi tumugira ikimuga. Wumvise? Ngaho genda. Uri kumva? Genda. Ariko Nyiramari ntabwo agiye. Gusa ubwo anyuze muri izi nzira buriya ntagiye ko wamukumukazi bita Nyiragicanga. Ndabibona rwose, ino nzira si ubwa mbere nyibonye, kuko kwa Nyiragicanga numvaga ko bavuga yuko atuye muri izi nce. Byashoboka, ariko se ibya mabuja wabyihorera? Ko ari ikintu nshaka kukubwira. Muri iyi minsi hari igihe mba nkureba, umubiri wanjye utangiye guhinduka, asinda nanyoye. Mbese ubwo icyo nshatse kuvuga, ndagukunda. Twebwe nta kuntu twabigira, ariko bigacamo neza, tukajya mu rukundo. Aka kanya nta gisubizo naguha, ariko ngiye kuzabitekerezaho nzakubwira. Ko nta muntu uri aha ngaha kuko nta kuntu wangwana kumva meze nabi. Oya ntabwo byakunda. Oya umva ni ukuri winyoroheye. Oya ntabwo byakunda. Oya nta muntu uhari. Oya ubuse mabuja agasanga. Oya ntabwo byakunda rwose. Ariko gahigi wanda ko uranshaka hita. Yesu ayo ariko se gahigi uranshaka hiki? Oya ntabwo byakunda. Yesu gahigi aramfasha. Ariko gahigi uranshaka hiki? Muntabare. Ni muntabare. Ariko gahigi uranshaka hiki koko? Uranshaka hiki wandekuye? Oya ndekura. Ni muntabare gahigi aramfashe. Ni muntabare. Gahi ntasoni. Cyo muze tugenda ubwo muri mubiki. Nimuze tugende munyura ahangaha. Karinda rero nakubwiye ko ngukunda, ariko na n'ubu nurame igisubizo. Uri guhora ukunda Mukanyandwi, kandi mfite amakuru ko Mukanyandwi agiye kuroga mukuru we. Urakomeza ukunda umurozi? Makuru yakuye babwiye nande? Nakuye mubaja. Ntabwo Mukanyandwi yaruga mabuja. Ye mfite gihamya kandi nzakikwereka. Oya nawe azakuroga. Nkeneye kumenya abantu bagwaye ayo makuru. Nzabakwereka. Nkeneye kumenya abo bantu bagwaye ayo makuru. Waretse gukomeza guhatiriza ukunda umurozi. Wangaruki ubona kubwiye ko ngukunda. Mabuja ndi hariya hanze nza kumenya amakuru y'uko ariko ntundakarire
ibintu ngiye kukubwira birakomeye kandi birababaje. mbwira nta kibazo. Mabuja biragoye kandi birakomeye cyane. Nimara kubyumva ntabwo nabyizeye. Nyampinga, urabizi ko nkwizera nta gikomeye kirenze icyo ndi kunyuramo. mbwira ndakumva kandi muteze yombi. Kuri ndi hariya hanze uko bisanzwe nari ndi kuganira n'abaja, ndi kumva inkomeye kuri hanze, barambwira ngo Mukanyandwi murumuna wawe Mabuja biragoye. ngo yarandoze ibyo wumvise. urabizi cyane. none se Mabuja ko ntacyo ubikoraho? bagira ngo nkore iki Nyampinga? nyine wenda wabibwira n'umutware ukagira icyo abikoraho nawe. hari benshi barambwiye ahubwo ngo nashaka inshinzi zikajya kumubikana, ariko rero uriya ni umuvandimwe wanjye, ntabwo namuhemukira uko byagenda uko ariko kose. ndabizi neza ko ari we wandoze, ndabizi neza ko ashaka kumva, ariko njye ntabwo icyo ngambiriye ari ukwihorera. nanze kubikubwira ngira ngo uragira ngo ni amagambo y'abaje. nari mbizi guhera ku itangiriro byose ndabizi. nje kubikurikirana n'insanga rukuri ndabikemura, ariko n'insanga uri kubeshya, n'insanga uri kubeshya ndakubwiza ukuri ko ntitaye ko unkunda. ndaguca umutwe, ndagushira umutware, ndaguca umutwe. ibyo nkubwira ni ukuri Karinda, ibyo nkubwira ni ukuri. aho uri Mukanyandwi yaguhaye iki? Yaguhaye uburozi. kuki utanyumva ni ukubera iki? niwo yahereye hari kuroga. ceceka. ese wanyumvisha? Mukanyandwi ni umurozi ke uhera yarakuroze. kuki? nawe yarakuroze. uhera kuki umwita umurozi? ariko ubundi Mukanyandwi andusha aramase. yamburanye iki? kuki utangarukira kweli? amagambo uvuga uyitondere. Mukanyandwi ni murumuna wa mukasekuru, afite uburenganzira bwo kukwicisha ayo uvuga yose. witonde, nta soni. yarandoze. ushatse kuvuga ko njye narozwe? yarakuroze. yarandoze. andusha iki? andusha iki? ukomeza gukunda umurozi kandi uzabibona. urabona andusha iki? ziba icyakurusha cyose kiramaze. ubundi si wowe umurusha iki? nicyo atakurusha. mbwira kimwe muri ibyo andusha. andusha iki? kuba umurozi se? andusha kuba umurozi kuroga. uhera aho umwita umurozi. nushaka umubite nzagukunda, nushaka uzanyira. kandi wari ukoze mama. ariko njye ndumva hari icyo wabikoraho. ntabwo nakwihorera. ese uragira ngo umuroheye? uragira ngo umwicishirize akaboko kanjye? uragira ngo nk'uko bivuga ngo mbibwire umutware? ntiyanyuma kandi sinakaraba amaraso y'umuvandimwe.
ariko nyine agiye gukaraba yawe kandi uri mukuru we ese wese uri umuvandimwe wawe uwe mabuja ndamuruka nzi icyo umuvandimwe asobanuye mu buzima bw'umuntu kandi nzi inshingano narazwe zo kumureberera ishyari ryo agira kwikunda no gukunda ibintu n'umururumba afite ibyo ngibyo ubwabyo nibyo bizamwiyicira ariko ntakarabye amaraso ye njye ndumva ngize agahinda kenshi humura kandi ukomere ugume ku cyizere nubwo bitoroshye n'ubu mba ndeba sindeba neza ibihu biba biri mu maso ariko nzi ko ndi umwana w'umutware kandi nzi ko nkomeye kandi igihanga wahanze isi n'ijoro arandeba nzi ko azandinda mabuja ariko njye ndifuza ko utadusiga se sha wa mwana we bira ntawe ubyihamagarira iyi saha n'igihe bigeze biraba kandi muhumure mpfa kurinda isezerano gusa nimundindira isezerano nabahaye n'ubusabe nabasabye ubugingo bwanjye buzaruhuka mu mahoro muranyumva nta soni kugira ngo nkunde ngukunde mbere yuko umuharabika wakwiza uko batwara umugabo nuko bamubwira iyo aba ntagukunda bamushiriye umutwaro akaguca umutwe Sumva noneho kumbwira ibintu byiza urankunda sinabwo ari igihe cyo kumenya ko ngukunda cyangwa ntagukunda mbere yuko ushaka gukundwa wige kuvuga nyoko buja neza umenye nuko bafata umugabo nuko bamubwira numara kumenya ndagusezeranya ko uzamenya gukundwa icyo ari cyo koko mukanya karamba kubizi ko mukunda nawe kandi nkaba mbizi ko nkunda ndagukunda rwose kare mu by'ukuri ntabwo nzongera kukubona se karinda uzajya umbona muzankora uburyo ki bwose tubonana rega kare urukundo rwacu ntabwo rufite ikindi kintu rugendeyeho ni urukundo rwa nyarwo pe kare ntabwo nakubwira ngo ntuzongera kumbona ko ahubwo wambwira ngo nzajya nkubona ryari kuko ninjye uba ushaka kukubona kurenza uko we wambona mukanya ndagukunda cyane none ko mbona umutware yakwishumbishije ukaba utakimbonera umwanya ndagushaka sinkubona ubu turagiye turaburanye neza neza mukunzi wanjye rega karinda by'umutware byihorera sinari nzi ko nantekereza rwose urakoze imvura inyamaguru karinda mukunzi wanjye rwose wagenjeje make tukabanza tugapagasa ko tuzajya tubonana erega uku ni nko guca inshuro ibintu byacu bigomba kuba mu ibanga we ntabwo ari kubizi ese kari ko mbona utanyitayeho ndeba mu maso tujye tuganira turebana rega urukundo rwacu rukozwa no kurebana mu maso ntabwo ubizi kuva na kera ariko kari ndeba mu maso nkubaza kuki atari wabaye umutware byibura ngo urukundo rwacu
umutwaro akabyumva akanca umutwe ndetse akanyaga bikabije. Yega kari numva ngukunda nukunda gukunda kari ndagukunda n'umutima wanjye wose. Urukundo nkunda ndarwumva kandi nanjye nduha agaciro ndetse ni nako nahoze mbizi ku nkunda, ariko natunguwe no kumva amakuru ko uri kujya kurogesha mukasekuru kugira ngo ubone ko yegerana n'umutware. Ubu nimumara kwegerana nzongera mubona. Shaka riho riranyishe do. Kari yo. Urakoze. Umuhira. Urakoze. Rega kandi ndagukunda, ubu nima nshaka kwibera kumwe nawe wenyine.